Muraho neza nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nyirimbabazi. Amahoro ya Kristo Yesu nabane nawe. Ndagukunda. Kristo Yesu aragukunda cyane. Imana iragukunze, iguha Yesu aragucungura. Urukundo rwe ntirurondoreka. Ndagukunda. Nzamboyo. Haleluya. Umva, Uwiteka gukuye muri iyo mibereho idafatika. Akwimuriye aho amasezerano yawe agomba kuzurira. Nawe mwubakira igicaniro. Itangiriro 13:18. Aburahamu yimura ihema rye, aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro. Uwiteka aramaze kumubwira ngo haguruka ugende. Imana imubwira ngo haguruka ugende. Haguruka utumire ibyo Yesu akureba. Reka kureba ubwo buzima urimo. Gira ibyo utandukana nabyo. Gira ibyo ureka. Gira abantu bamwe ureka. Hari abantu bamwe b'inshuti zawe ugomba gutandukana nabo kugira ngo Imana iguhe icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Hari abantu bamwe bakwicira imigisha. Hari ba Loti ugomba gutandukana nabo. Hari ibyo ugomba gutandukana nabyo. Hari agahinda ugomba gutandukana nabyo. Hari ingeso ugomba gutandukana nabyo. Hari ikintu runaka. Hari Loti. Hari umuntu Imana ikora ibikomeye utandukanye na Loti. Amaze gutandukana na Loti, ijuru hari icyo ryamubwiye. Riramubwira ngo haguruka. Uwiteka aramwiyereka, maze aramubwira ngo haguruka ugende. Ugende. Haguruka. Imana iravuze ngo haguruka ugende uce mu gihugu. Imana iguhaye igihugu. Uri mu bihe bikomeye, urimo uraca mu bihe ariko Imana iravuga ngo haguruka uce muri igihugu. Urebe uburebure bwacyo, ubugari bwacyo, kuko ari wewe nzagiye. Imana umva. Aburahamu yaragiye kubita imyaka 45. Ariko Imana amubaza uzaguha igihugu. Azakibesha, azagihandi, azakiragana amaso y'Imana. Yari mu buzima bw'uruzerero, ntiyagiraga stability, ntiyagiraga address. Uri mu buzima utagira address. Uri mu buzima sinzi imibereho uri mucamo idafite address. Sinzi ubuzima. Ushobora kuba uri mu nzu yawe ariko utagira address. Ushobora kuba ufite akazi ariko ufite ikibazo cya address. Ufite ikibazo cy'uruzerero, ufite ikibazo cyo kuzenguruka. Ariko Imana iramubwira ngo yimura ibiti bye, yimura ihema rye. Aburahamu imura ihema rye. Uyu munsi Imana iwe kumura ihema ryawe ngo yimuka, aragenda atura ku biti. Imana iguhaye gutura. Imana iguhaye ubuzima bwo gutura. Imana loko shataraba. Haleluya. Heburoni niho Isaka yavukiye. Heburoni niho Dawidi Imana yuzuje amasezerano ye. Heburoni niho Kalebu yahawe. Heburoni vuga ngo Heburoni Uwiteka akujyanye amasezerano yawe yuzurira mu izina rya Yesu. Nawe mwakira igicaniro, uratabarwa. Urabona igitangaza cy'Imana cyakire mu izina rya Yesu. Urakoze ukoze bikomeye ku bwanjye, bwa mwene data. Uratwimuye twije ahandi. Mana nziza ori kushakarira yo kwizera, duwe guhagarara mu kwizera. Urakoze kubikoze. Cyubare kibicyaho muri twe. Amen. Sangiza mwene ubutumwa bwiza. Hanyuma dure saa 9:03 z'ijoro tuburi uyu munsi tubaza gusenga. Uyu munsi tubaza gusenga. Hari ibintu byatwizingiye tubona kwitandukanya nabyo. Ndagukunda.